umuntu ushaka uyu mwana azanyandikire mu mwihere kuko jewe azabona nundi sibyo undi se ntago ibyo bintu ntago erega ndagukunda ariko reka mbabwire uzi ko umuntu udafuhira uzi ko batamukunda ariko umugabo wanjye mvunira mu mavi duherukana ndi kumuha impano ubu rero ibyakurikiyeho nyuma y'impano ntago mubizi nibanga byabereye mu nzu ntibikira nanjye namushimiye mu nzu mushimiye gute rero turagarutse nyine twavuga nanjye nagiye kukwakirira mu nzu none sinari kukwakirira hanze bivuze gushimira ntawe ubuze kwakira nanjye nagushimiye turi mu nzu washimiye gute nyine kutabivuga z'ijoro ubwo twari tararyama nusi saa sita z'ijoro uvugana n'abakobwa bawe ngo bigende bite saa sita z'ijoro irimo inyari kuvuga wanjye utangiye kunkanga utangiye nibyo Diane yajyaga yivugisha kuvuga wanjye ndavuna nzagushakire Diane muzane Diane se ako Diane muzi se ntabwo umunsi twari twahura gutya ariko je nabonaga ari umwana mwiza bajya bavuga ngo abayise b'abantu umugabo wango nimba afite abayise ngo ujye ubagendera kure ariko je Diane mbona ntacyo yantwara umuntu agushuhuje uramusubiza nese umuntu yagusuhuza ukavangura reka narashatse nkavuga ngo niba nari mfite inshuti y'umukobwa birarangiye mbese ubwo nzabaho nta nshuti y'umukobwa ibaho ngira cyangwa nta mukobwa tuvugana ntabwo byashoboka sibyo nashatse kuvuga ahubwo reka bambwire umuntu utagufitiye akamaro mu buzima bwawe umuha umwanya umuntu utana kugira inama ati uvugana n'abantu bufitiye akamaro je kamubwire sinzi wenda hari abantu bashobora kuba banyumva nabi ariko umuntu dushobora kuganira rimwe kabiri gatatu nta kintu mbese ibintu byose ari bimwe by'amagambo akaza ambwira amagambo ngo kanaka umuntu nta mwanya namuha twavugana rimwe ariko ntabwo twakongera kuvugana abo mfite barampamagara bakangira inama bakambwira ati Shakira ufite ifu y'inoze y'igikoma umva abo mfite reka mbakubwire abo mfite barampamagara ati Shakira uri ku kazi nkaho ati ndi ku kazi ati ufite ifu nziza y'igikoma nkaho ati cyane ati ndaje cyangwa se ngiye gifunge nk'ibiro 3 unyereza umumotari wabikubwiye yarayiguze rero ngo bone yawe hano urone ko ntajya nzisiba nuko nzi ko nta bintu biba birimo niyo mpamvu ntazisiba kandi password urayizi none se ari ibintu bibi sinazisiba asuko ko utagiye kumbeshya ubu tugiye muri telefone twasa nta muhungu n'umwe mujye musuhuzanya n'abanyarwanda dusuje n'inshuti zacu z'abarundi hari umurundi afatiyeho mu matiko bagiye gusura uyu mugabo wanjye ejo bundi nagiye muri telefone ye ibyo se biremewe kandi biremewe kuko ubuzima bwacu twabuzanye mu itangazamakuru rero reka nzaza mbibabwira byose narabikubwiye nyine bigira brage ariko nyine ntago mbirakariyemo giye kubaza unsubizanye n'abakunzi bacu bose nagiye muri phone yawe rero mbonamo umukobwa mwandikirana cyane ku buryo na nijoro saa 9 numvise message vuze ndebye insanganira umukobwa mpangi yari yanditse muke oyo atembereye ahantu twagiye gusura ariko mu gihe tutarabakira twajya tubanze bataratwakira tugiye kwakira abantu mu rugo rwabo mu gihe bataratwakira twagira ngo tubanze tubaganirizeho gatoya nk'abakunzi bacu ndetse hari abantu bajya batubwira ngo umwana ntitukamugaragaze kuri kamera cyane ariko nanone impamvu nahisemo kumugaragaza nuko nta muntu dufite twagiye ahantu ariko kandi nawe twamujyanye ntago twamutereka hasi cyangwa dushaka ahantu tumushyira rero agomba kugaragara usibye ko mutari munamuherutse mwari mukumbuye twihanganira nyine ko hari abamama batabikunda ariko nyine twagiye gusura abantu kandi ninjye wari ufite umwana rero ntago twari kubona nyine aho tumushyira kandi twongeye kubasuhuza ari mushuti wacu twagiye gusura bita Firidausi ubu naza kutwakira muramubona nawe inshuti yacu cyane inshuti yacu magara rero ubu mukaba mumureba na madamu ushobora kuba mutari mumuherutse ubundi ari kundeba icyoroshye
duherukana ndi kumuha impano ubu rero ibyakurikiyeho nyuma y'impano ntago mubizi nibanga byabereye mu nzu ntibikira nanjye namushimiye mu nzu. washimiye gute rero turagarutse nyine turabifoke nyine nanjye nagiye kukwakirira mu nzu none sinari kukwakirira hanze bivuze gushimira ntabwo uvuze nyine kwakira impano nanjye nagushimiye turi mu nzu washimiye gute nyine kutabivuga wimenyesha amabanga y'urugo gusa nyine twari tubakumbuye. Rero nyine twaje gusura abavandimwe mikorere hesho mikoro ngiyi kandi twumvira zamura mikoro mvuga ufite ubwoba bwo kuvugira kuri mikoro umukobwa wawe ko nzengereje we umukene nyina sore sese ngo rero nyine sho ndakwakiriye ndabona wowe udafite amagambo menshi ndakwakiriye kuri channel ya Shakira na Alexandre. abakunzi bacu rero abantu mumaze gukora subscribe turabashimira kandi tukabashimira no kuri comment mutwandikira abadusengera abatwifuriza ibyiza Imana igikomezeho umugisha amen. Ni ukuri muri inshuti z'akadasohoka kuko ubu ngubu dufite abasabu hafi 900 turabura abangahe ngo tugire 100 ubu ngubu turimo basi uko biri turi kurwana na watch time mutubabare ibiganiro byacu mujye mubireba kandi mubirangize kuko niyo nkunga nyine nayo yindi dukeneye mujye mubireba munabirangize niyo watch time tubura tuzaze dufite amashimwe yuko byakemutse byarangiye ubu ngubu tugiye kuzaza tuhababera umunsi ku munsi nabyo gusiba ngo uyu munsi turakoje n'udukore mudufashe ibiganiro byacu mujye mubira mu birangize ntago aba ari iminota myinshi kandi nyine turabakunda cyane kandi urukundo mutwereka natwe tuzaza tubashimira buri uko tuje hano tuba tubashimira. wasibye akazi atembere nawe akazi ko urumva kujya gusura inshuti nyine akazi ugahagarikije ukabanza kujya gusura umuvandimwe. umuntu ushaka uyu mwana azanyandikire mu mwihere kuko jewe amaze kumva urambika ku buriri wagenda yigosaka burenze kwikubise hasi mwana ukunda kubagana uzi namye oya ni by'abana buse nyine umwana yageje muri iki kigero uragira nyine aho muteretse ntago ari umusanga kumwe nyine umwana bari mu mezi 3 ni wo muryamisha uko ushaka nawo ugendanye no kwaryama ukavuga ati umwana muryamishishwe nguko nacama n'isaha cyangwa amasaha 2 ndaza muhindure aryame undi musaya ariko uyu nguyu we uko muryamishije siko umusanga umuryamisha ndaryamiye urubavu rumwe waje ugasanga yageze hasi yanaguye jone nayo ndimo ndateka umwana nsanga yaguye ngira ubwoba gusa amahirwe nagize nasanze nyine umutwe uri hafi nyine y'ahantu hari amashuka ntabwo yageze hasi gusa nyine ubu nsigaye nkora imirimo nyine mvuga ati umwana nakanguka aragwa asigaye nyine akunda ibintu byo kwitura hasi cyane nicyo kigeragezemo siko mbona bataratwakira sheri reka dukore ikiganiro nyine buriya nawe namara kwitegura araza tuganirizeho gatoya akunda abona wabuze ibyo uvuga gusa nyine uno mugabo wanjye reka mubaregere uyu mugabo wanjye ejo bundi nagiye muri telefone ye ibyo se biremewe kandi biremewe kuko ubuzima bwacu twabuzanye mu itangazamakuru rero reka nzaza mbibabwira byose narabikubwiye nyine ubu bigira burage ariko nyine ntabwo mbirakariyemo ngiye kubikubaza nsubizanye n'abakunzi bacu bose nagiye muri fone yawe rero mbonamo umukobwa mwandikirana cyane ku buryo na nijoro saa 9 numvise message ivuze ndebye insanganiro umukobwa mpangi yari yanditse muke uyu ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo yari yanditse ariko kenshi nkunda kumubona cyane numvise ari ibintu bijyanye no guteretana kandi huyerega burya no yakwandikira gusuhuza nagira amakenga nta cyenda z'ijoro shabona ko ari inkungu kandi kenshi cyane
kandi nawe umusubiza message zindi nabonye umusubiza kare ngize ukuri ko sinabirakariyemo basi ubu kibazo ahubwo nyingira nuko mushaka nahinduye simukanda ariko nge sinayihinduye rero kandi abantu twabifite kera kazi ko nashatse hari igihe rero umuntu aba akora ibyo ari ikintu agamije nk'umuntu kwandikira nijoro kurumva ko wanabyumvise akenshi nawe umusubiza akenshi izo saha umusubiza nyine hari message nawe yamusubijemo saa 6 z'ijoro ubwo twari tararyama nusi saa 6 z'ijoro uvugana n'abakobwa ngo bigende biti saa 6 z'ijoro irimo inyari saa 6 z'ijoro irimo message message saa 6 mbona wamusubije uravuze ngo yakwandikiye ngo message saa 6 z'ijoro irimo bari arimenye message iri muri phone shababe nyana narakaye basi mbwira nyine niba hari ikintu dupanga sobo koko ukubizi napanga n'umuntu none se basi no umuvandimwe nose ubona afite umuvandimwe w'umukobwa utamuzi none se basi muganira ku by'akazi nta muntu ubura n'ibintu muganira akazi ngiye hari akazi nkora n'abakobwa none se mwamwandikirana ibiki ariko rero ko iki umuha umwanya wawe nta mwanya muhari kubona ngiye twaba turi kumwe nkajya kumuha umwanya mumaze mbona umuha umwanya kuko akenshi no kuri harimo message nyinshi imafone yawe hano mutwereke urone ko ntajya nzisiba nuko nzi ko nta bintu biba birimo niyo mpamvu ntazisiba kandi password urayizi none se ari ibintu bibi sinazisiyamye asubuko ko utagiye kumbeshya ubu tugiye muri telefone twasa nta muhungu n'umwe mujya musuhuzanya n'abanyarwanda mwe dusuje n'inshuti zacu z'abarundi hari umurundi watubwiye ngo tujye tubasuhuza no kuri turabakunda ariko mureke mbabaze ibyo se bihuriye n'ibyo twari turimo nyine mbyibuka nyine ko hari umurundi watubwiye ngo tujye tubasuhuza tubaramutse reka mbabwire iyo umuntu yafashe icyemezo cyo gushaka ibintu by'abakobwa cyangwa se abahungu ibintu by'abakobwa cyangwa se abahungu nimba mutari kuganira ku kintu cyerekeye n'akazi nimba mutari kuganira ku kintu nyine cyatuma hari aho wava n'aho wagera uwo muntu umuha umwanya gute si umuvandimwe nta n'ikintu yigeze agufashaho na kimwe uwo muntu wamuhaga umwanya ukiri umusore cyangwa ukiri umukobwa ukomeje umuha umwanya ufite umugore cyangwa se ufite umugabo nk'ubwo muntu mwamupanga iki nk'ubu uramutse usenye kubera we ntiwazabyicuza rero rwose mbwiza ukuri iyo ari uyu muntu ntabwo umuntu yaba haba ngo nta muntu w'umukobwa wakwandikira cyangwa wagusuhuza igihe umuntu asuhuje nyine kugira inshuti ni byiza yambaza amakuru nkamusubiza ariko ikibi ni uko haba hari ibindi bintu biri inyuma yabyo kandi iyo ari byo mvuga nyine iyo biba bihari izo message zose wabonye nyine ko ndamwandikiye musubiza nayo ubona ko hari message z'ibintu nyine bigamije kuba byagira nawe ntabwo nari kugukira ariko impamvu nazisiba nuko ntacyo nikeka niba umuntu agushuhuje uramusubiza none se umuntu yagusuhuza ukavanga reka narashatse narashatse nkavuga ngo niba nari mfite inshuti y'umukobwa birarangiye mbese ubwo nzabaho nta nshuti y'umukobwa ibaho ngira cyangwa nta mukobwa tuvugana ntabwo byashoboka sibyo nashatse kuvuga ahubwo reka bambwire umuntu utagufitiye akamaro mu buzima bwawe umuha umwanya umuntu utanakugira inama ati uvugana n'abantu bufite akamaro reka nkubwire sinzi wenda hari abantu bashobora kuba banyumva nabi ariko umuntu dushobora kuganira rimwe kabiri gatatu nta kintu mbese ibintu byose ari bimwe by'amagambo kaza mbwira amagambo ngo kanaka umuntu nta mwanya namuha twavugana rimwe ariko ntabwo twakongera kuvugana bashaka ba bantu baza bavuga ati Shakira dore uri kuri uru rwego ndagira ngo dupange business ive hano ijya ibyo nibyo manshaka rero nawe reka wumvire bebe nimba uwo mukobwa nta kintu mupanga akaba nta kintu cy'akazi akugiraho inama akabaza kubwira urusutwa ngo mwiriwe mwaramutse ngo nta kintu aba amaze umuntu utanarwara ngo aza gusura uwo mukobwa mu gihe mu bibazo twari turimo nawe nigeze ndone se nanjye ko ntacyo mpombya niba umuntu akuvugishije atakwiciye akazi aho yabakishe ukamusuhuza amakuru mumeze mute tumeze neza kamubwire be umukobwa uwo muntu muvugana mu bibazo twari turimo hari aho twabonye
hari n'ubwo yiza avuga ati reka nze mbasure Ariko abantu bose mfite muri telefone ubonye bangaye ubu bose nza gufuna tembo bangaye hari n'abaguhamagaraga kuri fone basi kana wenda imbara guhamagara akanaguhumuriza ego akampumuriza nyine akakubwira ati mwihangane basi ibyo rero tubyihorere kibi nuko nakora ikintu mba nkukebura nuko umuntu utagufite akabwira ngo ino iki kintu kiveho tube twapanga ase ubwo ku bibazo twanyuzemo mbese n'ibyo ntabwo nabwo ibibazo byarakemutse dufite ibibazo by'ubuzima sibyo ntaho turagera n'icyo turigeza ubwo urumva ko nabona umwanya wo kujya mu bakobwa agenda nyine ntabwo navuze ngo barimo ariko ni umuntu utagufite akamaro ujye usiba papa cyangwa ari indirimbo ngo siba ngo ni gute utunga inshuti itanaguha n'ijana uzanye telefone nasanga harimo abasaza uyu ujye usiba uzi umuntu utanaguha n'ijana yakumarira umuntu utanakugira n'inama uzanye telefone nasanga harimo abasaza bawe gusa abo mfite barampamagara bakangira inama bakambwira ati Shakira ufite ifu y'inoze y'igikoma nta na nimero ze ngira umva abo mfite reka mbakubwira bakoze ifu y'igikoma abo mfite reka mbakubwira abo mfite barampamagara ati Shakira uri ku kazi nkaba ati ndi ku kazi ati ufite ifu nziza y'igikoma nkaba ati cyane ati ndaje cyangwa se ngiye gifunge nk'ibiro 3 unyereza umumotari wabikubwiye yarayiguze rero ngo ariyo yaguze ntago ari uriya gusa afite n'abandi ntago ari uriya gusa afite n'abandi nta muhungu urakubwiye nta muhungu wabwira umuntu ngo ufite ifu y'igikoma ngo ngozagure nyine nabamama ngaza na telefone turebe ko nimero za ufite nako usibye ko nanjye nta nubwo ari muri telefone anyandikeye ko nta nimero zanjye afite ahubwo niba atari kuri ruza ko Instagram ni kuri yose ni kuri FB kuko nta mukobwa mfite twandikirana ngiye kuri WhatsApp na no bitaha aha siki nyine bebe nakubwiraga nyine wajya n'umuntu guhijana gusa cyangwa amafaranga bazo ujye ushaka nawe kugira inama abagukomeza muri ubu buzima umva barangira inama ngiye gusa muri no se abantu benshi barasaze reba nyirankuru y'ura mugabo ubuse ura wavuga ko irankuru iherutse kutraininga y'ura muhanuzi rero bebe bakugira inama nka ziriya bariya ntago tubakeneye mu buzima bwacu tuye dushaka abatuma abatwifuriza ibyiza kandi abatuma hari icyo twava tukagira ku kindi ubwo rero uraje uneje abantu n'abankundaga bagiye gutangira abantu oya mugabo wanjye muramuzi mugabo wanjye aheka umwana kanekera nkava ku kazi urumva ikintu abagore kibashimisha nkava ku kazi ngasanga yatetse ni ikintu cyagushimisha ntacyo namushinja gusa nyine mba nkugira inama bebe urabizi ndagukunda sibyo ni inama yo kuza kunteza abantu kuri kamera ngo erega ubuzima bwacu twabuzanye kuri social media nuzaza ukora agakosa nzaze nkaza nanjye ninkora agakosa ugeze kujya kunteza kuduteza abantu uri gukarukira hanze rero nyine ubwo ntabwo ari ukubateza abantu bebe ntabwo ari ukubateza abantu nyine mba ngukebura kugira ngo nazabona n'undi sibyo undi se ntabwo ibyo bintu ntabwo erega ndagukunda ariko reka mbabwire uzi ko uyu umuntu udafuhira uzi ko utamukunda ariko umugabo wanjye mbunira mu mavi ku mugabo wanjye utangiye kunkanga utangiye ibyo Diane yajyaga yivugisha ku mugabo wanjye ndavuna nzagushakire Diane muzane Diane se ako Diane ntabwo umunsi twari twahura gutya ariko je nabonaga ari umwana mwiza bajya bavuga ngo abayise b'abantu umugabo wango nimba afite abayise ngo ujye ubagendera kure ariko je Diane mbona ntacyo yantwara ni ukuri kereka nimba we hari ibyo wishinja none nimba ntacyo uzi ko wakora nanjye nkaba numva ko uri umwere kuri njye kubera ukuntu nkwizera nta bintu byinshi Teresi ngamire Bana Imana yaduhaye umwana mwiza inama umugabo mwiza so ndayishinja none ntumwizera bebe ndakwizera mba ndi kugukebura mwana nago ibintu nkorera byose unabirengaho koko guheka umwana nicyo kintu kizima nakozeho bose usibye no guheka umwana umugabo wanjye aheka umwana anakuramo umwana pampa kandi abandi bagabo ko n'umwana yiyanduje nkagiye kumukuramo pampa ni ibintu biba bitashoboka agomba ahamagare nyina
ati ngwino ukuremo umwana kandi shasa hari kandi baramubyaranye ariko nabe yabikora sibyo mwana wa ujye ukunda papa wawe kuko none ko yazimye we